Ebana abasa ubushize rero nari nababwiye ko ngiye iwacu Rulindo. Ubu noneho rero ngiye iwacu mu majyepfo. Urumva hera ku Ruyenzi noneho ugenda ugera iwacu za Shyanda. Ubwo urumva sinyiranira Shyanda za Savare urabona dukomeze bisi byahuye. Noneho rero hano ho harimo agashya. Ndaza kugenda mberekana insigamugani zavuye. Nk'impamvu itazakugeza i Kigali aho yirira ku Ruyenzi, gusa ntabwo urimo kubyumva. Nakubwiye sinyiranira Shyanda, inzira yabaye nyabagendwa, siwe Kamara n'izindi. Ndagenda nkwereka aho byagiye biva kabisa. Hanyuma rero hano hose murimo kubona ubu ngubu tugiye kwambuka Nyabarongo twerekeza Ruyenzi. Aha ngaha rero impamvu maberetse nuko murabona Nyabarongo hano murimo murayibona hano hasi. Aha ngaha tugiye kuganira ku muntu witwa Nyirarunyonga cyangwa se bamwe bakamwita Inarunyonga. Uwo nguwo yari umusingakazi w'igishegabo. Bamwe bamwita ngo ni Sugar Mami wa kera cyane. Ndaza kubabwira impamvu. Aha ngaha rero ntabwo turi bujye inzira zose byanyuze, ariko mumenye ko imbogo yaravumbutse muri iki gishanga. Ahantu hose irakomeza za Rugarika bayirukaho amacumu, imiheto, imyambi, bavuga bati ngiyo abantu bakayitega igico bakagenda bayikurikirana mpaka bayisha. Nyirarunyonga rero uwo mbabwira noneho wakomotseho iyo nsigamigani ivuga ngo agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Agakurikiwe n'abagabo no kuvuga abagore bandi babonaga ngo icyo gisimba, ndavuga iyo mbogo, none bakavuga bati abagabo bacu yewe data we nago bayikira irabica iragira ite. Nyirarunyonga rero wawe agira atya yifata gutya ngo arabareba atariko mwabagore mwe mwabuze ikindi kintu mukora. Batigikize batimenya yuko iriya mbogo ari mbi. Nawe ngo ahita babwira ati ariko muzi icyo ngiye kubaha nk'igitekerezo. Bati yego. Ati nimugende mujye mu rugo, nimugera mu rugo mwebwe mwanike amasaka musye, kuko ndabizi ko neza abagabo banyu bagiye kuzana inyama. Nuko haciye akanya rero abagore ngo barimo guhakanya Nyirarunyonga cyangwa Inarunyonga, bumva noneho ihembe ribikiye ishyamba. Ihembe kubikira ishyamba niki? Nuko inyamaswa ikomeye yabaga ipfuye, byabaga ngombwa ko bavuza ihembe akanya gato ari ukubwira ishyamba ko inyamaswa ipfuye. Ubwo mu kanya rero abagabo banyura aho ngaho bafite inyama nyinshi. Reka mbibutse akantu, iyo wabaga warabanzwe ntabwo washoboraga kurya izo nyama z'imbogo, ko muribuka ko imbogo ariyo yishe nde? Ryangombe, kandi Ryangombe n'imandwa birumvikana. Ntabwo icyo gihe wabaga uzemerewe, ariko washoboraga kuzitahana ukaziha abana bakazirya, ukaziha iki? Imbwa zikazirya, cyangwa abandi bantu b'inzigo muturanye bakazirya. Nuko aho rero hakomotse wa mugani uvuga ngo agakurikiwe n'abagabo ntago kabasiga. Wakomotse kuri nde? Kuri Nyirarunyonga. Nababwiye yuko bamwe bavugaga ko ari we Sugar Mami wa kera. Impamvu ni iyi, urumva Nyirarunyonga ngo yakundaga kwa Ngenge, kwa Pura, kwa Kiye. Noneho ariko cyane ngo agakunda udusore. Rimwe rero ngo umusore ajya kumuragirira mu gisigati, agiye kubona Nyirarunyonga aje yanutse n'inkoni n'iki. Umusore ahita agarama mu gisigati. Urumva kera bambaraga nyine ziriya nkanda cyangwa se imyenda y'uruhu, urumva nta makariso nta mabogisa ntaki. Noneho gahunda itunga hejuru. Nyirarunyonga ngo aje yarubiye ati ndakwica ndagira ne, abona ihema rimeze ritya. Abonye ihema ryazamutse rimeze ritya ngo aracururuka cyane, ahita ngo yivugira ati se mwuka byarama niyi nitoraguriye koko ubu rubanda bagiye kuyineraho.
niho bahereye rero bavuga ngo Nyirarunyonga yari shuga mami wa kera. Ikindi niwe wakomotseho n'iyindi sigamigani tutari buvuge kuko nituri bugere muri izo nzira ngo ukenze rimwe ntabakimaze. Urumva ko kantu. Ikindi ngo niwe muntu watangiye noneho gushurashura mu bakwe be kuko yari umupfakazi ariko afite abakwe, afite abakazana, ariko akajya mu bakwe kubaka nyine kwa buncence gukora ibidudu. Nyirarunyonga rero uwo nababwiye, uwo musingakazi, uwo mupfakazi, uwo mugore wari utandukanye n'abandi bose, ubwo ngubwo mwabyumvishe. Abantu bari abazarugarika, abantu baza Kigese, abantu baza Mibirizi, aho hose icyo gihe twahitaga muri Rukoma, abantu baza Rukoma ndabashuje. Rero nk'uko mutubona noneho turimo kugenda tugana ku Ruyenzi aho ibanze. Komera Ruyenzi. Ahangaha rero hari insigamigani ivuga ngo impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Abenshi bavuga ko impamvu ari uko babivuga ari ukubera yuko nyine uko bimeze kose impamvu uba usigaranye uba wenda kugera mu mujyi wa Kigali uba ugomba kuyirya nyine, ariko si uko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Icyo bishatse kuvuga ni insigamigani. Iyo nsigamigani rero yaturutse ku ngabo zo mu Nduga zari zitabaye icyo gihe u Rwanda rwari rutewe n'Abanyabugesera, barafashe kiriya gice cyose cya Kigali kugeza ku ibuye rihetse irindi hariya urenze Nyabugogo. Hanyuma rero bagera inangaha bakaba basa n'abacotse, abacitse intege, abashizemo imbaraga, bakicara bagatangira kurya impamba, bategereje gusigaza iyo bari buze kurya nimugoroba. Ariko nimugoroba nabwo bakaba bavuga bati ubanze nabwo tutari bubashe kuyirya mu mahoro. Hanyuma rero bakarya iyo mpamba, bamara kuyirya bakaba biteguye kuza kugaba ibitero. Aho rero niho haturutse iyo nsigamigani ivuga ngo impamba itazakugeza i Kigali uyirira hehe? Ku Ruyenzi. Aha niho ku Ruyenzi twabanjije kwa Nyirarunyonga, ndaza kubereka handi twise Rugarika, naho muharebe murebe uko hameze. Ariko ubwo ngubwo mwibuke ko turimo kugenda tugana iwacu Ikibeho. Ntabwo byose nabibabwira kubera yuko urumva kugera Ikibeho nanjye naba nashaje nasaraye, si byose nshuti zanjye. Sawa. Hano haruguru rero abantu mukunda ibintu by'amasaka nyine, hano ruguru hari uruganda rw'Ikigage n'Ubushera. Hanyuma muribuka ko nababwiye umuntu witwa Nyirarunyonga cyangwa Inarunyonga. Nza kubabwiramo ahantu za Rugarika. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kujya za Rugarika ubundi unyura uyu muhanda ukanyura izo nzira, abantu bose baho inshuti zanjye mutuye aho ngaho za Rugarika, ugakomeza hakurya hari ba Diane. Mukomere unyura uyu muhanda. Noneho rero kubemera Mana b'Abakatolika, yego aha hantu havuze ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo mu kwa 9 mu mwaka w'1990 umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Yohani Paulo wa kabiri, muramwibuka uriya mupapa warwanye intambara ya kabiri y'isi yose, ariko nayo bitaga Ratzingeri gutyo. Reka nifatire Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe, kuko yatangiye uruzinduko mu Rwanda tariki ya 7 rusoza tariki ya 9. Ku munsi wa kabiri rero yagombaga kujya gutanga amasakaramentu y'ubusaseredoti ahitwa ayiwe nimibagirwa koko hoya ndaza kubabwira naho. Hanyuma bamusaba ko yagenda muri kajugujugu, arabyanga ati ndagenda n'imodoka. Noneho ngo kuva za Gihara agenda areba abahinzi bafite amasuka, aborozi bagenda bahinga. Noneho ngo arabaramutsa, bamwe avamo abaha umugisha. Ariko icyo kimenyetso yakoze baza kucyubakira ahantu ku Kamonyi.
ku Kamonyi nk'ikimenyetso nyine cy'uko washyigikiye ubuhinzi ubworozi mu Rwanda, naho twita ku masuka rero ya papa, tuhita ku masuka ya papa i Kamonyi, nanga ku masuka ya papa i Kamonyi baze kudufasha gatoya tuharebe neza, ni ahangaha. Mwibuke ko dukomeje urugendo rwacu rugana mu majyepfo. Nibyo nababwiraga rero, ageze ahangaha ntabwo ibyo nabyemeza neza, urumva yuko icyo gihe ntabwo nari mpari, ariko ikiriho cyo ni uko ahangaha ariho bashyize icyo kimenyetso cy'uko yahaye umugisha abahinzi borozi bo mu Rwanda. Murabibona handitseho uruzinduko rwa Papa Yohani Paul wa kabiri, hanyuma n'abahinzi borozi mu Rwanda kuwa 7 kugeza kuwa 9 z'ukwa 9 1990. Ariko hano yahageze ku itariki ya 8 kuko hari umunsi wa kabiri w'uruzinduko rwe. Nibyo ngibyo twarimo tubabwira. Ahangaha murimo kubona rero tugeze aho werekeza ku Kivumu cya Mushi, Nyarengaho ni hakurya hariya, ndaza kuhababwira hose. Hanyuma ahangaha ku Kivumu cya Mushi na Nyarenga rero tuhafite amateka nayo akomeye. Kubera iki rero bahise ku Kivumu cya Mushi? Ubundi twanyuze Kamonyi, muzi ko hari ahantu hitwa ku ijuru rya Kamonyi, hari hatuye umwami witwa Yuhi Mazimpaka, umwami w'umusizi. Bavuga ko agira amakaburo, ariko abenshi tukavuga ko yerekwagwa kuko yabonaga ibintu byinshi bitangaje. Bavuga ko ari nawe wa mbere wabonye ngo abantu basa n'inyanya bari mu kirere, bivuze abazungu, ngo bafite imyuko, bafite n'ibindi bagenda bakandagiramo. Yarerekwaga. Hano rero nashaka kubabwira ko bahise Kivumu cya Mushi nk'uko ibitabo bibivuga, kubera umugore w'umuhungu we witwaga Rujugira. Uwo mugore yitwaga Karira. Hanyuma nk'uko nababwiye bavugaga ko Yuhi Mazimpaka yagiraga amakaburo, ni uburwayi cyangwa se ntago tuvuga n'uburwayi bwo mu mutwe, ku mwami ntibabyita kuriya tubyita, byitwa amakaburo. Hanyuma rero akabigiye afata imyanzuro igize icyo gihe rero Rujugira aramuhunga n'umugore we n'abana bamuhungira mu Bugesera. Ariko yenda gutanga biba ngombwa yuko bavuga ko ingoma izima umuhungu we Rujugira, bajya kumubwira ko akwiye kugira gute gutahuka kuko atari yakaba umwami, ntabwo twavuga kubunduka. Hanyuma rero aranga, aravuga ati wasanga ari amendezo yo kugira ngo wenda anyice. Icyo gihe rero biba ngombwa ko batuma abantu bajya kuzana umugore we n'abana, barabazana bageza ku ijuru rya Kamonyi hamwe twanyuze, babahagejeje barabakura baza gutura hano ku Kivumu. Baje gutura hano ku Kivumu batumaho Rujugira. Hanyuma Rujugira rero murabizi ko nyuma yaje kwima ingoma. Hanyuma rero Kivumu cya Mushi, ubwo hitwaga Kivumu ariko baje kuhita cya Mushi kubera ibihushi. Uwo Karira umugore wa Rujugira, ibihushi yaje kurwara bituruka ku binyoro, niho byavuye Kivumu cya Mushi. Ku Kivumu cya Mushi na Nyarenga twababwira ko ariho hari hakomotse insigamigani yitwa ngo Yarushye uwa Kavuna. Yarushye uwa Kavuna, sinzi niba mubyibuka, ariko abantu benshi mwumvise ikinamico zo kuri radio, théâtre radiophonique. Iyo kinamico ishingiye kuri Kavuna benshi mwarayumvishe. Nyuma yuko Cyamatare atangiye Rubi rw'Inyundo, hari umwana we witwaga Ruganzu Ndori, bari barahungishirije ikaragwe k'Abahinda kwa nyirasenge witwaga Nyabunyana. Hanyuma rero Kavuna uwo nguwo niwe bahaga ubutumwa bamubwira yuko uwo mwana akwiriye kugira gute gutahuka. Ntabwo nabyita kubunduka nanone kubera ko atari yakabaye umwami, byumvikane neza, nakabaye mvuze kubunduka, ariko byari gutahuka kuko yari akiri igikomangoma ataraba umwami. Hanyuma rero
Kavuna murumva kugira ngo uzave Kingogo ukomeze unyure inaha ukomeze ugende za Kibungo ugere zahe ukomeze aho ngaho Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania aho Nyabunyana yari yararongowe. Urumva ko rwari urugendo rurerure. Hanyuma rero icyabayeho niki nuko Ruganzu Ndori kugira ngo abunduke aze mu Rwanda ntago yagombaga kugarukana na Kavuna. Kubera iki batari bugarukane nuko Kavuna yari yarumvise amabanga Ruganzu yagiranye na Nyabunyana. Bakavuga bati rero ntago akwiriye kugaruka mu Rwanda. Ruganzu agarutse rero mu Rwanda byabaye ngombwa yuko abasare bahabwa itegeko ryo kutagira gute ryo kutambutsa Kavuna. Hanyuma rero Kavuna uwo nguwo birangira bimuyobeye ahita yiroha mu ruzi arapfa. Niho rero havuye iyo nsigamigani yitwa ngo yarushye uwa Kavuna. No kuvuga ko hano Kivumu cya Mushi twabivuze ko byaturutse kuri Karira umugore wa Rujugira umuhungu wa Yuhi Mazimpaka wari utuye ku ijuru rya Kamonyi. Hanyuma hakavaho kandi na ya nsigamigani ivuga ngo yarushye uwa Kavuna kubera Kavuna n'urugendo yagiye akora n'ubutumwa yagiye ajyana agiye kujya kububwira Ruganzu wabaga Ikaragwe muri Tanzania. Turakomeje rero muribuka ko tugiye hehe iwacu mu majyepfo Ikibeho.